Right, reka tubifurize intangiriro nziza z'icyumweru abakunzi bacu, abakunzi ba Jaras Official TV badukurikira buri munsi. Tubifurije ibihe byiza aho muherereye. Twizere ko muri gusoza ukwa 10 cyangwa se gushyingo neza, mukaba muri kugenda mutekereza kukuboza. Ukwezi gusoza umwaka. Ubwo niba ufite n'ibyo wapanze, nizere ko uri kugenda usuzuma ukareba niba warabigezeho. Jean Paul. Wiriwe neza. Mwiriwe. Ibyo mvuze se wowe uri kubireba ukabona biri kuri kangahe kwijana muri iyi weekend, mu ntego z'umwaka? Muri iyi weekend wahushyemo abapolisi arabacika cyangwa ntabacitse? Uri mu cyiciro cy'abahuhamo? Ari udahuhamo se? Uhuhamo ugakomeza. Abantu bose bageze ku kazi bakavuga ko bari babuze imodoka ari ukubera ambutiyaje se? Ambutiyaje yo mu mutwe. Buriya marikera amena umutwe, ibimitsingi ababinywa bimena umutwe. Ariko muri weekend kuki ariho bazihamye? Bino minsi umbere n'abantu bari kwinywera agacupa. Kunywa inzoga ni icyaha. Icyaha hehe? Cya Bibiliya. Oya. Ariko ni icyaha kuri leta. Kuko iyo urameje iyo uramutse ubihamijwe n'akakuma kigatumbagira, Minsi 5 urayirya n'imodoka igafunga minsi 5. Waba uri umukozi wa leta by'akarusho akenshi uhita wegura umpamvu zayibwite. Ndahera kwegura akenshi niyo ufite akandi kazi gatuma ugomba kububoneka, bakamenya ko impamvu itumye utari kuza ari ukusinda. Uzabaza ba Mugaragu bafatira Mugaragu David muri Guma mu rugo. Philippe nawe yarabacitse, umuntu aramuhamagaye ati ziraje, ati sohoka nk'ugiye kunyara ntugire umuntu ubwira. Raguna ubise ngo yarasimbutse ngo arabacika. Raguna iri mu ya Mugaragu we baraje bati twari twaje mu kazi dukora arabiye. Abiye ariko Raguna se muri corona ntiyakoze cyane, ariko uvuze ko yarangiye ifunzwe. Nabonye amakuru avuga ko yanagarutse. Yagarutse n'amavu maze iminsi nkoresha mask. Erega nta naho yagiye. Umunsi wabonye ingabo na polisi n'abandi bakora mu nzego za leta zo hejuru bagakuyeho, zamenye ko yacitse burundu. Rero ntabwo yigeze icika, ahubwo yoroheje, yagabanyije ubukana ariko ntabwo yacitse. Kandi icyorezo yo kije ntabwo gihita gicika umunsi umwe of course. None se kuri ako kanone nakoje ka mbere, wowe hari bwo ujye ukora iyo evaluation cyangwa wowe ugendera ku bihe? Uyu mwaka Imana ntacyo nayishinja. Uyu mwaka nawuboneyemo umufasha, uyu mwaka tuzawubyaramo, uyu mwaka twarakoze cyane, narakoze pe, ndabyiyumvamo. Uyu mwaka hari abantu babonye ibyabo bari barabuze mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kwaba ari ukuriganya barabibona. Uyu mwaka nabonye imijugujugu ariko Imana ikavuga ngo humura. Kumwe umuririmbyi avuga ngo no mu bikomeye biriho undamburira ukuboko kwawe. Feti mu bikomeye nabonye ukuboko kw'Imana. Uvuga ngo ariko uyu mwaka ikintu cyitwa chia seed cyahemukiye abanyamuryango bacyo. Abantu bose bafitanye ibibazo n'icyitwa chia seed n'amakoperative. Ni igihingwa cyahereye Kibungo, kigurishirizwa mu bihugu by'Abarabu. Maître Safari Kizito, umunyamategeko ukomeye, waburaniye umugabo witwa inde Gacinya Denis. Nyina wari utaraza muri ibintu by'ubutabera, wari ukiri mu bipranka. Ibihe wari uturibohora. Onese Gacinya afatwa agafungwa n'uri umunyamakuru. Ni ibintu zo kavuga ngo Gisozi yafashwe n'inkongi y'umuriro, ati hongeye hahiye. Abantu bagahura bagasanga ubucuruzi burarimbanyije. Ibyo fisi yahozemo yari yarasabitswe nabyo. Pranka ni bibi. Kuri yakoresha imvugo gusabikwa. Uzikwaje ngo byari bimugose. None se abanyamakuru bayi wacu sibyo bazize. Bati Nyungwe ya oya neza uvuga uti ibintu byo gutwika ku mbuga nkoranyambaga. Nyungwe yafashwe. Kigali amaraso agukabye inkuru. Rero waru ku kijyanye n'ubutabera se ntago turi kusubiramo mu buryo rusange, ariko n'ubutabera nuko abantu bo muri chia seed barenganye. Cyageje ko kubaza influence y'inkuru z'ubutabera cyangwa amakuru y'ubutabera ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mwaka yaratumbagiye, yara boosts
ariko mana yanjye Eh. nka Colonel Byabagamba yaburanye neza taraba byinshi ngo bamwote koko bari kuzayo bati Colonel mu rukiko ntacyo turi kuwa mbere yavuga amagambo aremereye Eh. so turashimana ko yaburanye ibi pranka bitaraza ibi pranka ariko ni ibiki ibintu by'ibihuha okay harya we nturabivuga ngo live ku rukiko ngo nawe yaho hari n'uwashushanyije press kid banashyizeho ifoto ya gereza we yarebye ngo Nyarugenge prison n'abateretseho 1930 batayirimo imaze imyaka 5 itagikorera ya gereza urajya gushyiraho 19 ntigute ntabwo bazi ko uriya mwaka ari umwaka yarashingiweho uriya ni umurage anyway turi kuwa mbere ariko hari byinshi biba bisa nkaho bikomeje ariko binakomeye mu butabera kimwe mu bitumye mvuga ntitwicare tuganire nuko namenye ko ibintu byahinduye isura mu rubanza rwa IPRC byahinduye isura bakirekurwa bimeze bite ubwo urubanza rwari gusomwa saa kuwa 22 Ugushyingo rwarasomwe saa 9 bababere mu mvura nyinshi y'igikatu ushinja kuvuga ibintu biremereye ko iriya mvura yari igikatu ubushinjacyaha ntibwanyuzwe n'imyanzuro y'urukiko umucamanza mugaka ko hasi aravuga ngo uru rubanza utanyurwa narwo yemerewe kujurira mu gihe kitarenze iminsi 5 bwaba ari ubushinjacyaha cyangwa ababuranyi so harimo abakatiwe bake bajya muri gereza bishobora kuba batarajuriye ko abeshe n'abakarane n'abasekirite n'ibiki ariko abariki ubushinjacyaha bwahise bubajurira bose abarimu n'abayobozi nta bandi barangajwe imbere na Murindahabi Diogene umuyobozi mukuru wa kigo mu babaye abere ntabwo ari abere barikuye by'agateganyo okay mu barikuye by'agateganyo bose barajuririwe urubanza rwasubiye na babandi bamwe bavuga ngo binyundo n'ishye turabagezaho amakuru yabo mu cyumweru gitaha barahabwa itariki yo kuburana none se bigenda gute iyo bajuririwe gutyo bahita bongera gatabwa muri yombi cyangwa batabwa muri yombi ubuzima busanzwe baguma muri condition urukiko rwategetse noneho udahemuka Adolphe perezida w'urukiko afite akazi ko guhita bahitariki yihuse kuko imanza za detention ziba zihutirwa cyane tuzababona bose uko ari 19 badafunze batariho amapingu ariko niba hari abajuriye bafunze ruzaba ari uruvangitiranye rw'abambaye amaroza n'abambaye imyenda isanzwe imbere y'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ubwo ku makuru ufite se hari n'abafunzwe bajuririwe yes ntabwo 19 bose barekuwe hari abafunzwe rero iyo akeshi abafunzwe bo barajuririwe iyo ufunzwe hari uguhita ujurira bo ubwabo bakaba barajuririwe ubushinjacyaha bukajurira abafunguwe abafunze nabo bakajurira icyemezo cy'urukiko so mubo ubushinjacyaha bwajuririye harimo na Murindahabi Diogene harimo na DAF wari umuyobozi wa IPRC harimo na wa mudamu mwiza w'amatayi twakwibutsa abanyarwanda abantu icyo bari bakurikiranyweho ngira ngo iki wenda uretse unabonye nkuko na Maître Kayijuka yabigusobanuriye umukiriya we yarakurikiranyweho icyaha yavuze ko cyo kunyereza umutungo ibyaha bigiye bitandukanye icy'umukiriya we cyako cy'inyenyereza umutungo harimo n'ibyaha by'amabandi icyaha cy'ubujura icyaha cyo guhishira icyaha n'icyaha cy'inyandiko mpimbano byari ibyaha bine ibyo byaha ariko byose Diogene mu by'ukuri ntabwo abiregwa namenye ibindi nari nzi ko kariya kamoteri kabonywe kwa Murindahabi kariho rogo ya IPRC niko byavugwaga rero ntayari iriho buriya intebe za polisi y'igihugu habareho Rwanda National Police RCS nuko buriya baje nko ku muyobozi wa polisi bagasanga hari nk'intebe iriho Rwanda National Police buriya hashobora gukurikiranwaho kunyereza umutungo wa polisi cyangwa se amagereza n'ingabo rero siko byari bimeze ni ikintu yaguze ahabwa fagitire $800 barakimurega ntabwo twinjira cyane muri dosiye ariko ntabwo ari kenshi ubushinjacyaha bujurira detention iki ni ibiki byahishwe abantu batamenye uriya mutungo ntabwo ari inyundo si imisumari si utuntu duto uriya mutungo IPRC birakekwa ko wanyerejwe kera mu myaka yatambutse ahubwo no kuvuga ngo wanyerejwe mu bihe bitandukanye ubushinjacyaha bushiduka buri kwiruka inyuma y'uruhu inka yarariwe kera kandi habuze ibimenyetso inka ntabwo bizwi igihe yaririwe naho yaririwe
n'urutoki muri survey biragaragara ko hari ibyariwe. Ikinyarwanda cyimitse urutoki bayikegeteyemo. Umwe agatwara amacebe nka fisi yaza kuba hari yari gutwara icebe. Urumva umwe agatwara amacebe undi agatwara agahitana itako undi agahitana ijosi ariko n'umutwe burya ngo mwisombo uraryoha. Ni mubi. Iriya nka yariwe mu 2014. Ariko uyu munsi ntabwo wambwira ngo Deje uramurega akamashini k'ibihumbi 100 kandi yenda yarariye inka za 2015 abantu barangara. Ni ukuvuga ngo habuze ibimenyetso hari umutaramu waburanye atari ko aya mafaranga ko yakoreshejwe ati ntabwo muzi ko King Charles muri Cogamo yayidusuye n'abandi bantu banini bakoreshwaga amafaranga menshi kugira ngo hase neza. King Charles yasuye IPRC. Rero iriya nka reka jye mukonyereza umutungo nivugira ngo abantu bari inka none hasigaye uruhu nicyo kizibiti dukeneye inka simbizi reka negere gutya ntabyo nzi ariko buriya ubushacyaha nabwo babubizi ariko bukibaza nyine abatinya hari nubwo umuntu ashobora kubona ibyaha ibimenyetso bikurega bigushinja nk'urugero twagiye twitsa kuri Mutesi Jolly mu bihe bitandukanye nka 2025 cyangwa na 3 ngewe ntanze ikirego kwa Jean Paul Nkundineza muri RIB gishingiye kuki yagiye avuga ko ndimo bafungishije Preskide kandi si byabivuze ryari mu kwa 5 bivuze ryari 2024 wari he nari Dubai twereke visa na passport ikirego gishobora kwakira niba yari imbere mu gihugu kiretse niba yararimo kiretse abaramutse yegeranye ibimenyetso ariko nabyo ngira ngo kirashoboka. Buriya rero nka ukuyeho na RIB RIB ishobora gukurikirana icyaha cyakozwe ariho CID kavuga ati 2016 hanyerejwe uyu mutungo binyuze muri icana. Icyo rero nicyo cyabaye bishoboka se ko hari n'ibyaha bisaza byashoboka gute uratanga ikirego kimaze imyaka 10 ndagikozwe kandi gisazira imyaka 5 ntabwo bibaho. Ibyaha by'abana ba pepure birasaza. Niyo mpamvu urumva bigera muri miliyoni 100. Si miliyoni 120 z'inyundo zibaho ngo n'amakaramu ngo n'ibitabo abanyeshuri bigishirizamo. Na catalogue. Na za catalogue. Ariko reka twizere ko ibyo byose ikiriho hazamenyekana ibyaha. Ikiriho nuko Deje bamugenzuye. Kimwe mu cyo babonye ni akamashini nako afite fagitire. Ako Deje agire yihe nimero 1 muri ndabi ushaka kuvugiza muri type se yanatwitaba ese condition arimo ariko ubundi seje kubera icyo abanyamakuru bari biased ku bantu bimwe nayo hagute donc ntabwo ngewe nagiye muri Kenya ifite kamera nka kwa kundi fisa yambara mu gatuza uhura n'umuturage agafata ukuguru urashaka kumfotora se ngufotore nta kintu ifoto ibabwiye hano wegura kamera no mu rukiko mujye mubibona mu mashusho bose bagahita baryamisha imitwe munsi y'intebe memo nuriki ura Rusesabagina kamera yawe ibiri mu bihe bigoye Rusesabagina n'umuburanyi umuntu baba bamuhaye miliyoni 5 za sheke ariko uzifotoranya akubika umutwe umva hariya ni kwipingu bro umva Rusesabagina ni ishusho nziza yo kwerekana umva Rusesabagina ni ishusho nziza yo kwerekana ku muntu uko ashobora kwifotoza kandi ari mu bihe by'akaga Rusesabagina wajya kumufotora agahitamera gutya agahitamera yabagazi kwiriya foto igenda ikagera muri The Washington Post Al Jazeera n'indi binyamakuru binini n'umuryango we by the way uri umuryango we ngiye nakurikira urubanza live buriya wasanga barerukaga kureba nka televiziyo y'u Rwanda kera ariko ubwo se yaburanaga n'umugore baravuga ati tuyirebe niho dada ari kuburanira none se ako kantu kavugiye iki wagerageje kubafotora biranga amashusho dufite amafoto ahubwo abantu bo baragerageje no hantu hacyoya ntarafotorera mu rukiko mu buryo burofisho muburanya zimbere usebye umusaza umwe ngewe kuva nagera muri zino nkuru abantu batatu nzi bihishe cyane ni Ndimbati Mugabekazi ni umuninja Fisa afite record ari nde wundi wihishe oya barihisha bose hari n'abaduteza abavoka guteze ngo oya umwavoka akabwira umubanyi ati ntagufotore karabaye mobile money mwana baramo kwishora ya mbere bamuhereye mu kiganiro
nibyo none se aha turi ku manza n'ubundi impamvu nahisemo kujya aho hantu nuko hari imanza nyinshi cyane ntago ari rumwe uretse urwo rwa IPRC rusa nkaho uzi ko hari umuntu nafotoye ariko u Rwanda yanze kwishyura moto kera muri covid kuri 40 akamenera telefone 450 agera ibyago bikubitana na polisi barafata barajyana urubanza ruraba bamukatira amezi 6 n'ihazabu ya miliyoni 2 ahari hako ntabwo ndajya guteza kashe mpuruza wa mugabo ufite icyemezo cy'urukiko uriyo wakatiwe niyo hashira imyaka 10 uyiteje kashe mpuruza barayora umudije nta nubyo waruzi ntabwo waruzi ko ufite urubanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ibikoresho byacu bibyirirwa umuntu arakubwira ngo fotorame niyo kamera come on nufotora ndamene iyo kamera hari urubanza rundi utazi rwagoranye Kwizera Olivier umuvandimwe yaragiye yitsimba mu bandi 8 niba bari nk'icumi yari yadiplowenze ibirara byose by'inyamirambo bafotora mumena kamera Kwizera ndabeshye abaje mu rubanza rwa Kwizera Olivier muribuka induru zavugiye ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kabisa kipa ariko yana kipa ashobora kuba Olivier ashobora kuba ko hori mu bakugoye ku rubanza rw'ukunda kuruvugaho barangoye amaze kurekurwa shikaje Paul nzagasekura ntabarwa nuko akatiye umwaka usubitse uwo mwaka warangobutse ariyo ntawundi wabikubwira Gerago babimbwiye ariko byangezeho nta muntu arakubwira kuko bazagusekura one se ni musekura mwagapfa mwe ariko we ngo azanatanga n'ikirego muri RIB ari hese ari i Kigali muri ambassade arahari ambassade ya Kibagabaga yarahari Kibagabaga arahari i Kigali sawa ko Jean Paul nzamusekura amana yanjye uza abantu bavuze ko bazadusekura kuva 94 tukaba twaranze kunoga so wasekura muri 2020 gute nizi nzego z'umutekano shaka umubawusa ariko se oya ariko nta tumwambura inshingano tumuha akazi ko bawusa yanze kuza muri frame ko se ya Rugabire nza bazajya bamurebera muri izo filme za hari Rugabire umva zoomingire ya Rugabire zazishyiraho seed ngo sizakenze se Rugabire yakenze baho koko tuvugisha kuri ni Masais okay nta Rugabire y'abamasai va kuri ibyo IPRC nabyumvise ubwo ahubwo twitege ko isaha dushobora kongera kubabona imbere y'urukiko isaha n'isaha cyumweru gitaha barajya Nyamirambo noneho ubwo Nyamirambo bagiye kuhaburanira ubujurire bwa detention ntabwo ubwo bagaruka Kicukiro saro umuntu uzari wakatirwa Kicukiro agasubirayo ya bose ni Nyamirambo nzi ko ari ubujurire bazasubira Kicukiro none se niyo mpamvu na Iradukunda Eres ari kumenya inkuru yari moto yarajuririwe uzi ko yajuririwe se nawe ubu mu rukiko rw'isumbere rwa Nyarugenge none se ntabwo wabonye ukuntu kabaye bumiwe twebwe nanjye numiwe kubangamira rubanda urumva umuntu wagizwe umwere n'ubushinjacyaha umva nkubwire ukaba ari bwo ukamurega yewe ndi umwanditsi mbere na mbere ndi umwanditsi urwo narwo n'urundi rubanza umva nkubwire kubera ko uyu munsi turi gukora ibintu binini kandi igihugu kinini gifite abantu bafite imitekerereze minini ugomba gukora ibintu binini hari ubwo bavuga bati okay uzajya abona inkuru zikomeye nk'urugero nk'abakobwa ba Zayina barabarekuye Zayina na Giselle amakuru yabo sinayabura kuko n'abavoka bo ndabazi ishobora no kujya muri RCS nkabaza icyo bagendeyeho bahabwa imbabazi kuko habara amaruwa banditse mushaka kutubwira mbere kubera ko turi kwiyubaka kubera ko dushaka kongera kuzuka mureke bwana gihorere nkuko Munyakazi yambwiye ati urubanza rwanjye rw'ihorere ruzaruvuge nasomye ministry ushobora kumbwira ngo rwihorere nkarureka hako mu gihe utarumbwiye ntarumenye ndaruvuga uko ruri yaba ari okay n'urwa rutagengwa wararuvuze ntaswe no reka nkubwire Kicukiro ku muhanda ujya Kicukiro ntibari bakwivuganye muri famille n'ubu ngobo ntabwo birakemuka ku muhanda ujya Kicukiro umuhanda ujya Kicukiro Kabeza hari umugore wishe umugabo we urumva hari umugore wishe umugabo we kubera ikibazo cy'ubusambanyi hari harabara ry'umumotari ryari ryaramwinjiye iyo motere yaraguriwe n'uwo mugore ivuye mu mutungo w'umugabo we babona umugore yaguriye umumotari moto mu mutungo w'umugabo bacura umugambi wo kumwica
baramunogonoye. Ndumva motari ari umusaza. Baramunogonoye. Umuntu wakuye motari, ariko wakuye moto mu mugore. Baramunize. Bishe uwo mugabo Kicukiro Kabeza. Umva icyo ashatse kuvuga. Si uko RIB itabimenye kuko nayo yahageze mbere. Nta na tweet bakoze. Ariko ubu ngubu ejo bashobora guhita bakora tweet bati runaka yishe umugore we, oya runaka yishe umugabo we afungiye kuri station RIB ya Kicukiro. Ntabwo byo dukeneye. Kuki bitabaye akimwica ngo RIB tweeting. Si ngombwa ko inkuru zose tusivuga. Kuko RIB hari ubwo iza ikavuga ati Jean Pierre nkuru yihorere, si ngombwa. Bakanakubwira uko atari inkuru ariko ni inkuru. Niba hari inkuru RIB ibona ko zitari ngombwa ko tuzivuga muri media, bace mu gikari babitubwire. Niba hari inkuru zo mu bushinjacyaha, bace mu gikari batubwira ati Jean Paul urwo rubanza rwa Preskid ruvemo nk'umutagatifu. Ufite nyinshi wakora. Niba mutabitubwiye ngo muduha amabwiriza kubera iki tubikora bikaba fight. Ikibazo. RIB ntiyakoze raporo y'abantu baramaze iminsi biyahurira mu mujyi wa Kigali, haba ari Nyabagogo no mu mujyi kwa Makuza. Yego. Bakavuga ikibatera, ibitekerezo n'ibiki. Ntabwo uzi umwana w'umusore w'umunyamurenge basanze mu giti mu Bugesera bamwishe. RIB ntiyavuze ko izaduha icyavuye mu iperereza. Hari iryo baduhaye. Ese nk'ubu njye gupushinga muri RIB ngo mumbwire mu merapo bazakubwira bati urabishakira iki? Ko rukongera gusubiza abantu inyuma. Icyo ndi kuvuga. Amakuru yose. Itegeko rivuga iki ku makuru? Amakuru yahungabanya umutekano w'igihugu n'umudendezo. Nubwo wayamenya. Si ngombwa uza kuri Jaras Official TV mu ryongoro umenye. Urugero. Uravuze uti muri Kigali hagiye kuba kantu umururu ugiye kwaka. Ubonye views miliyoni 2. Ariko izo views miliyoni 2 urazikoramo imyaka 4 y'ubuginga igenda isubikirwa nyuma uzabumwira kuko nyene hari itegeko warenze. Ndeka nsabe. Ntabwo nakwigira nka Mutabazi wavuze ngo ndumwe mu banyarwanda baki akunda Perezida Kagame. Oya biriya n'ubwesikoro bwa Mutabazi. Turamukunda kandi cyane. Ariko ndumwe mu banyamakuru bake baba mu nkuru z'ubutabera nka passion birenze ku bumenyi hakaza n'urukundo n'umuhamagaro imbere mu gihugu. Muri batatu ba mbere nazamo uhere mu binyamakuru binini n'ibito. Icyo gihe rero ndi inshuti ya RIB, ndi inshuti y'ubushinjacyaha, ndi inshuti ya RCS, ndi inshuti y'urukiko kugera mu rukiko rw'ikirenga. Bivuze iki? Bivuze ngo hari ibyo numva biri muri domaine ya. Urugero bwana Dr. Rugira Shebuja Minisitiri w'Ubutabera, nubwo tutari twavugana inyumva nkumve n'imbona nkubone, ariko twagiye duhura mu nama nyinshi tugahana chess. Ni bonjour minister honorable. Yayoboye EAGC urukiko rwa Afrika y'Uburasirazuba, uyu munsi ruyoborwa n'umurundi Kayobera Nestor. Ndabizi neza ko hari bimwe mu biganiro byanjye akurikira. Ntabikurikira kuko ndi umutagatifu, ahubwo abikurikira kuko biri muri domaine ye y'ubutabera. Ndabizi ko Prosecutor General hari ibiganiro byanjye akurikira. Ndabizi ko muri RIB hari ibyo no mu magereza. Kubera iki? Ni domaine. Nk'ubu hari abaririmbyi ngo baje ngo bavuye mu Bwongereza. Healing. Ngo harimo n'umupasiteri witwa Dubi. Man, ndamukunda Dube. Wita Healing. Ariko nari mu rubanza rwa Preskid. Dube, I love you so much. Amazuru. Mfite indirimbo nyinshi za Dube nkunda. Okay, ntacyo. Nashaka kwibariza ibanza eshatu. None wanjanye. Uratse nkujyane. Hari ubwo batubwira bati iyo nkuru ntibyari ngombwa kuyitangaza. Ahubwo bari kutwegera ukatubwira. Ntabwo ndi umujyanama w'izo nzego navuze. Ukababwira ko wayimenye. Okay, urugero nigeze kwandika ko Minisitiri Gatete ari gukurikiranwa na RIB, ashobora kuba anafungiwe. Nyuma RIB yavuze ko yamuhamagaje imukurikirana, ariko ndibuka ko byabaye nta minisitiri ufungwa atarakurwaho ubudahangarwa na minisitiri na Perezida wa Repubulika. Yego. Itangazo rigasorwa n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe. Byarabaye turabyandika biba win-win. Iyo nkuru niveho ntibigize icyaha ariko iveho mu nyungu rusange. Kubera yuko yagomba kubanza gukorwaho iki udahangarwa. Ariko icyashimishije nuko nyuma RIB yemeye ko yamukurikiranye kandi ayitaba. Byarabaye.
niba namenye ko minisitiri runaka ari gukurikirana mu buryo bumwe cyangwa ubundi reka nifatire kuri Gatabazi ubu bwo yanafungwa kuko yavuyeho ariko ntabwo ari byo mwifuriza buriya nko bimwe mu byatumye anavaho n'umwe mu bavuzwe no mu rubanza rwa Bamporiki nawe yatashye ubukwe bwo kwa Naruberi Gatabazi no mujama wanjye honorable kurya bamwita umujama n'umujama use muherukana ryari imemujene akiri umudepite umujama wawe bisi amafoto yanjye niba yatwara muri FDR amafoto yanjye yafotora yajyana he ujye unya ku burenganzira abeshya ngo yakopiye hari n'amafoto yafashe Odira kandi twamaze no kwibaruka twarayabuze mbona yahaye Jire urumva hari ibintu tumenya binini titubivuge kuko hari abaguciye inyuma akakubwira ngo ntubivuge hari abasirikare ba RDF hari abasirikare biriya watubwiye ejo ntabwo byari byemewe biriya watubwiye muri weekend byari byari ko buri hari ubwo ariko kubera ntabwo byari ngombwa japo wabonaga ari inkuru ntabwo z'abasirikare ba RDF muri guma mu rugo abantu bo muri Barinyahe bavuze ngo babasambanyije ntabwo urwo rubanza rwa General Mubaraka yagiye Barinyahe buriya kuri rya shuri yarabihanganisha abasirikare barakufashwa barakurikirana bari kuri patrouille bihakabyiza ariko nubwo bwa mbere nari mbonye umusirikare wa RDF wavuye muri kampu ya Kami abikora nyuma baraburanishijwe harimo ababaye abera abandi sinzi uko byagenze ariko ndikubwira nk'iyo nkuru uyigezeho bwa mbere baranyica RDF ushobora kwica mu gikaro kayibwira bakabikurikira ariko uhise umujyana mu RDF biragoye sibyo uyu mwaka nta banyamakuru ujya umbwira bahabwa bije njye se ndabizi ko nanjye mbyumva mutugenere bije tube PR nituba PR se nta bazabigenderamo bakahasiga ubuzima nta muntu wampamagaye akambwira ngo ndashaka ko unkorora ubuvugizi former PM yampaye sheke ya $3.5 unkoraho ikiganiro bisubiza n'amahera byibuka yego amabwiye ntuyu mugabo yahaye imbabazi na Perezida Kagame izo sheke ziri muzo yaburaniye arazikatirwa wari no kumudiringa utaramureze namaje ikibazo wari waramureze yego cyane nari naramureze aca mambo yako ni hatara ariko gusa ibintu bivuze byo ndabyumvise Jambo ndabyumvise ntabwo natahuye icyo uri gushaka gusobanura no kuvuga ngo hari amakuru ubona ariko bitewe n'uburemere bwayo wenda yamara kugera hanze abo bireba cyangwa se abo yerekeyeho ntibabyakire neza kandi bakagombye kumbwira ngiye kuguha urugero idini Islam reka nyivuge kuko mufite n'inshuti yanjye sura bitwa inshuti yanjye ishwe duterekamo agafoto twahanye ibiganza umusiramu n'umukirisitu komerezaho yari yaremeye kuzanshingira umusiramukazi ko ure Odira papa we ni umushehe urumva n'ubundi mufti ni nkawe yahanuye databukwe ni umusiramu warahanuye salama alaikum hari abantu ibikonyozi by'abashehe n'abasiramu banyegera bakambwira bati birandura mufti kuko yarangije manda kandi atuyoboye nabi hahita hamamagara mufti aba basiramu barashaka iki batacana nawe abona kera bahozeho ariko byibura mpamagara mufti akanyumva ngahamagara umuvugizi we sindayigaya shehe niba hari ahantu haba umuriro utazima utari umwo kwa shitani bahora bashaka kubirandura ubuyobozi buriho ni muri Islam ariko hakaba ubuyobozi bwiza bw'igihugu buhora burekereje none se ntabwo z'abantu ngo basanze mu nama bahora bari maso kuko Islam ihura n'ibibazo uwambaye ingofero n'ikanzu ku mukristo arabwo agira ngo ni ikihebe ni umuco w'idini nabuze umuntu avuga bati uyu muntu ni ikihebe yenda wo mu Gatolika cyangwa wo muri Assemblée de Dieu oya buri gihe ikihebe kiza kiri mu mwambaro wa Islam kiriya kintu mufti ariko mufti tumuha ikiganiro no kumushaka ntabwo ari kumushaka ari umujama wawe tuzamugeraho tuzamuha ikiganiro cy'umwihariko adusobanurira ibintu impamvu y'abafuzi bafasha umuntu bamusanisha n'ikebe no mu Rwanda bigeze kuburanira Nyanza abasiramu nka 20 rero ngiye mbona ripoti nyinshi
z'abantu bashaka kubirandura abandi, rimwe na rimwe nkabahamagara nkababwira no mukemure ibi bibazo kabisa. hari imodoka Oya ni kenshi hari igihe ni kenshi abantu badusabye ibintu byo kuvuga ngo Tom Transfer igihe kinini cyane. Tom Transfer we ni umuhemu. Baduhamagaye nk'inshuro y'abantu. Oya Tom Transfer ni bihemu wigendera yaranahunze aba mu Bubiligi. Mama Kami hari uramuzi? Wow supermarket no madamu w'inzobe yitwa Mama Kami. Musaza wafashe gutya atumije imodoka ya miliyoni 15 amuha 10 za vase ngo shana zaze muha iri i Kigali. Yahise akora itiki. Utwo ni duke. Afande Peri umuvugizi w'amagereza. Imibare igaragaza ko ari wisa miliyo. Uretse umuvugizi w'amagereza Afande Peri. Peri ndabivuze. Ariko yarahohotewe nawe. Nibwo tuhemukira koroneri. Nawe yaramuriye imodoka. Naba nkwirakwiza ibihuha najya kuvuga umuntu wo mu rwego nka Peri. Mama tuzamukwishyuriza paka. Ese Tom Transfer wampaye imodoka ngo ntufite uyigendamo. Iriya modoka se ko ari ya leta ntakeneye imodoka ya weekend yo korerax. Barangiza super manager akajya kuri kamera ngo yahuye n'ibiza bya COVID. Ibiza bya COVID se amafaranga yarwaye corona. Apujibora kabisa. Ndori safari naba nka Tom Transfer. Nzamuvaho. Ndore nubwo ucishamo hano ubutumwa bwawe ndo mu bwoko bwa kane kiretse icyo ntibagiwe. Ibanga nicyo bibagiwe. Ibanga. Ariko se nari umuntu wo kuvuga rutagengwa. Grand frère. Grand frère hari amakope yikoreye. Aratandukanye n'ibyamuhize. Urangura muvuga. Nkubwira ikosa Beneri yakoze rikomeye. Bamuha ibyangombwa by'inyubako. Beneri ivuga ko iyo nyubako ikomoka ku nguzanyo. Mbere niba yari atarishyura Beneri ntibagombaga kubimuha. Babihaye rutagengwa. Hari ijambo yavuze ngo iyo ukennye itungo rirakugoboka. Itungo rye ryaramugobotse. Kubera iki mwamuhaye amafaranga kubaka inzu akayirangiza umuturirwa ibyangombwa ntimubishyire mu tubati twa bank. Akarenda yigurisha. Ntacyo biveho. Ntabwo mbivaho. Na Beneri se kandi ikindi Beneri nayo si shyashya kuko hari ukuntu iregeza mu masezera mu makontra igirana n'abakozi bayo n'inguzanyo baha. Akuntu iborohereza ngo nabakozi ba bank. Abakozi ba ubu reka fisi tumuha akazi k'ubushoferi muri Beneri. Bamuguruse miliyoni 50. Bazahura garuka azahita atangira yigira mu diaspora ahindura ururimi ashaka mu diaspora aryohe mu ya Beneri agura izindi rugabire twite tumubure atangira ajya muri weekend Dubai no muri Nigeria. Ibyo bifaranga namara kubikegeta garuke Beneri ririre mu myotsi. Utekereza ko ubundi Beneri miliyoni 30 yazibuze kugira ngo ikemure ikibazo hagati yacyo na Muhise. Oya ahubwo yanze agasuzuguro. Natunguwe no kuva metre katisiga anshyira mu majwi ko ndi mubi imbere mu bamufungishije. Eske inkuru twagiye dukora kuva mu myaka yatambutse abantu bose twagiye twandika nitwe twabafungishije. Ubu ninjye wafungishije Mudenge. Ndumva nyine ubwo nawe bigiye kuba nk'ibyaba abandi bajya kuvuga ko bafungishije abandi. Hoya ubwo nawe ugiye muri ako ikiganiro. Uribuka ko navuze ngo Sabe si wafungishije Ndimbati kuko yatikuye kakana kitwa nde Firdaus yaramutikuye byo ko Firdaus yaranavuze ati ikintu cya Ndimbati kinjyamo numvaga gitandukanye n'icy'abandi bivuze ngo nako kari akabandi. Urumva cyakora ntabwo byari ngombwa ko Ndimbati aha interview Sabe ngo yisobanure uko yatikuye Firdaus kuko kumuha kiriya kiganiro byahise byuzuza inkuru. Uzi inkuru zipendinga kubera ko twabuze abazuzuza. Okay. Ubuse ko jambo ko ndeviye ndamenya ngarukira he noneho. Mu bintu byaye byanzinduye harimo no kukubaza. Urumva ngenda ndi kwirebera ku manza n'ubundi zisa nkaho zahinduye isura. Okay. Mu manza zahinduye isura harimo n'urubanza rwa Karasira. Aimable. Wakunze kuruvugaho abantu wenda bamwe bakagutera imijugujugu nko kujya bivuga ariko waravuze uti ntabwo Karasira nkuko yabyivugiye zigera burana mu gihe abavuga ko akirwaye. None ibintu twabonye ahubwo bihinduye isura. Urukiko
rwiyambura ububasha ese wenda icyo kindi kwiyambura ububasha ngo rumutanga mu rukiko rw'Inyanza. Wabivuzeho gato ariko ntabwo twumva neza impamvu. Fete Karasira kujya Inyanza kwe agiye kumara imyaka 2 yafunzwe mu byaha rego harimo icyo guhishingiro jenoside, gupfobya, guhakana, aciye mu bitangazamakuru harimo n'ikinyamakuru cyari yarashinze cyo ku mbuga nkoranyambaga cyo kuri murandasi. Ikintu yavuze ntabwo cyagarukiye i Kigali, cyaragiye kirogoga kigera no muri Amerika no mu Bubiligi n'ahandi. Hanyuma kuko byambukiranyije imipaka biciye muri YouTube. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ni izacu twe tutambuka. Bese ravuga batoke kwimuriye urubanza rw'uyu mugabo mu rukiko mpuzamahanga ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka. Ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Ari rwo rukiko rwaburanishije nde Rusesabagina Paul Idamange. Yes. Nawe ko Idamange yahaciye ntuzasese bamushyize. Wow, ndi nawe kuri YouTube. Na Rashid. Umuntu warurukotse ni Dr. Kayumba Christophe kuko waraburanwa ituru. Ariko nawe umva yaraburanwa icyari byahinduye isura. Byahinduye isura. We yita impamvu za politiki. Nabonye bavuga ngo ruzaburanishwa mu kwa mbere muri Mutarama 2023. Ibyo ni bisanzwe. Ushobora no kuburana nyuma y'imyaka 5 bitewe n'icyo ukurikiranweho. Nase nkuko kuyu nguyu abari iperereza rikomeje. Oya kwiyambura ububasha bafashe. Oya ndavuga nko kwa Kayumba kwa Dr. Oya biterwa nuko amadosiye yagereye mu rukiko. Okay bakagira urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Byibura rura rufite imanza zitari munsi y'ibihumbi 20 na. Ibihumbi 20 fata abacamanza nk'icumi baburanisha Stade Amahoro. Nakazi. Ngiye kuzazana abantu bose bakora nayo batubahiriza amasezerano y'abantu. Reka nge ndeviye abantu ku wa mbere ntago wakora ukanyaraye. Abafundi, abasuderi, abapentre, abaplombier, abatayeri, abakanishi, abadekorateri, abantu bose bakeneye ibifaranga bakubwiye ko bakorera ibintu. Abakameramani, abafotografi nibo bantu batubahiriza amasezerano. Abanyabiraka mbese. Abanyabiraka. Ariko ziko uwitwa Eto. Uriya team manager wa P. Nawe buriya afite ikintu kibaza nk'icya Tom Transfer ariko abantu bamuheraga amafaranga kwaje akajya kubazanira imodoka mu Bubiligi. Uzi ko byarangiye agize urubanza mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo akarutsindwa urukiko rugategeka ko azishyura amafaranga yagiye ahabwa n'abantu. Wari ubizi ko yagize urubanza. Eto wa P ni umujyama wanjye. Ndakubwira ko ibintu byose. Ba nyiramazu nabo rero hari umuntu wambwiye muri Kenkayori ngo hari umubosi wa nyiri nzavuze ngo mpa amarangi aya ngo mpinzugi ngo mpibi ngo ni by'abapangayi bivuze ngo ibintu by'abapangayi bafite ukuntu abikora gutya ibyabo bati ibi bimene ibyo kuri Alex bana ni by'abapangayi ariko hari umugani Yezu yavuze ngo umuntu yahaye undi kiraka cyo kubaka inzu yamutuma imifuka 10 akazana 2 ya sima agiye kuyubaka yubaka imeze gutya idigadiga amaze kuyuza ati rero uri umugaragu mwiza tubanye imyaka 20 buri akari akazi naguhaye nubwo wagakurikiranaga inzu ni yawe yarize nk'uruhija ngo yahise aba nka kanyombya ya filime azana wa Yezu kari ibintu byabayeho umugani wa Yezu wanditse muri Bibiliya Kejo wasenze mbiza narasenze precise nyine dufite abantu benshi badukurikira abakristo bahita baduha icyanditswe n'umurongo na verse donc ushobora gutuma umuntu imodoka y'Iburayi akakuzanira Hyundai kandi wabutumye V8 yagera i Kigali ati bura rero nyuma yaho ntagutahiye ubukwe iyi niyo mpana nari naraguteguriye. Ngewe abantu bose bakora nka babihemu cyane abantu batagira akazi kanditswe mu nzego za leta nzabahagurukira. Okay. Ubwo nawe ariko ntuzisiga ko nawe nzi kudakorera leta. Ngewe ariko nta muntu ngewe iyo ntangiye kuvuga mba ndi kuvuga mba ndi ku kazi ubu nge nayinjije wese nta uraba bihemu. Oya hari umwana w'umusore wabuze wakoreraga urugendo n'urugendo n'impanuro yitwa nde
pasi maze icyumweru sabwe gukurikirana ikijyanye n'ibura yaburiwe irengero ngo RIB yarababwiye ngo twarashatse twarahebye mwarambeshye nzabanza mbaze RIB pasi yaburiwe irengero si uko ntahamagara umuryango we ngo bazavuge igihe bamuherukira ariko nzakora iperereza ryimbitse ifite amahirwe y'uko nziranye na Jano SG Karihanga bamwungirije Afande Kabare Rujipo Prosper Ruzayire n'abayobozi batandukanye bo muri RIB ndetse no mu bushinjacyaha na polisi umuvugizi wa polisi CP Kabera best friend n'umugabo ntagira brag kandi ngenda yigira so kuko ubwo rero bihita bihura ashaka ikijapo iyo mwatsa amakuru Fandeka urumva jambo cy'ubora kabisa izi nzego ariko bamuga ni kugira brag yinshi kandi uhora mu nzego zitagira izi nzego yo zigemo bibihindura isura hari umukameramani twajyanye muri RIB baramushuka baratubwira ngo ati ibintu byose birahari kiba kiravuze ngo nabyerera hari se bati rwose reba uri mu biro bya RIB ukabutangiye gukegeta mitsingi si Keve turagiye muri RIB burya yakundaga mitsingi ishyushye y'amapine iyo story twayitubwiye abantu babakene sinzi impamvu bakiba imitsingi binini kugira kidashiramo umva RIB buriya none se ubu ugiye muri polisi ikintu cyose ushaka ukaka n'urumogi bazana kubiza ibiti ukarusoma bakaguha amapingu kandi wari ugiye urumva izi nzego rega turuzuzanya duhuza gute duhuza kuko ndi mu butabera n'abari urwego rw'ubutabera tangijwe sinjyayo cyane hari urwego rutabera uri yose bose fisi twajyanye mu kintu kinini cy'abacamanza West Africa akubise amaso perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kamera niho yayerekeje ati perezida wamubonye perezida wa Ndimbati abwira perezida wa Ndimbati hano ni umushyitsi fotora aba chief justice yagwise perezida wa Ndimbati nirwo rubanza rwa mbere yagiyemo yaramubona umva hari chief justice wa Tanzania wa Uganda w'u Rwanda najya kwifotora perezida wa Ndimbati ari kwihisha kuri kamera wagira ngo ari gufotora ari kwitwara nk'umuntu uri gufata uribuka nicyo nkundira uwa mbere burimo ibintu biri byinshi nkumbaze ngo birareba cyangwa ntibirebe nanjye wadeviye sinzabo ndibumenye mpera ariko ese undi ari kumbaza kuki byari ibyo nashaka kubaza kuri runo rubanza rwa IPRC ko namenye ko ubushinjacyaha bwajuriye barabarekuwe ariko simpanura menya ko Karasira yimuwe menya ko Kayumba yashyizwe muri Mutarama n'impamvu bageze buriya iyo umucamanza yakurekuye haba hari amahirwe menshi yo kuguma muri iyo kondisiyo ijambo byari byinshi reka duhinira tuvuze kuyavuga siko kuyamara ariko bavuga reka ibindi tuzakore follow up hari ikindi navumbuye tuzamenya ibya Kid wabonye ko ngewe nywera kwa Rando muri Classic Hotel Urban n'ahandi uzi ko ujya hari ahantu wakwaka fata bagucaye biri ukavuga ngo baranyibye man ujya nko kwa Murokore cyangwa Mushi nta karetse itabamo Eric Murokore Mushi Claude cyabingo urumva noneho ukabuze ngo uri ku kiranguza hagahita haza abapepuro 8 bose bakubise bafite icyaka gikomeye ati boss tugurire nta muntu muri hotel ukubwira ngo ngurire ari umuntu ndabuye ku ruhande aramubwira ati Jean Paul birabe nabavuga ngo abafundi ngo n'abaki bose ngo ntago batanga service ziza bamwe muri bo atamenye ko ibintu ubu ngubu byabaye system y'abashirumwe atayutanze niyo service baguha nukuvuga ngo la boutique avec twahuje nukuvuga ngo na bya bindi wavuze karo bati hari kuna barandiro bagera bakavuga ati ibyo bapanga ariko ibyo barabivuga ari karite za make bitewe n'amafaranga bazanye hari abantu batunze iPhone z'ibihumbi 100 hari n'abatunzi za miliyoni none se kuyo ubikoze uko ubishaka bakubwira ngo wigerejeho ngo ubwo wabipinze kandi bagiye muri kekayire bati duhe amatara y'abapangayi akajyana ya mpuro ya 400 ndabeshye yego cyangwa hoye kuko ntago ari bose bamwe nyine ni yego cyangwa hoye bamwe barabikora noneho ngewe ku isi ndakodesha rimwe nzagenda niyemere bambwire bati iyi ni y'abapangayi mubaze nti inzu yawe yisohitsemo wakwishyurwa ngahe ambwire $1000 divamo ndaguha amezi 5 bitanavemo nawajye mu y'abapangayi uziyamini sorry andiro dimuye abapangayi okay mama wanjye afite amazu ariko mbabwira ko mama ntitwakodesheje wabihoreye ko amafaranga abura
amafaranga arabura cyane cyane. okay Oya nibyo n'ubundi muri rusange ngira ngo nicyo nuko ubu ngubu system iriho. Muzayirwa bamubajije hari akantu kamwe kofi ni kofi ariko monde ya benefice turi muri monde ya benefice, turi muri monde y'amafaranga, monde ya beto. Umuzayirwa baramubajije ngo urya ubugari bungana gute, ati biterwa n'uburisha uri kuburisha. Rega ntabwo abantu bose bavanga ibi harya fisi ari inyamara furuta. Ariko ubundi ibintu byo kujya mu modoka ngo araruka ngo manura ibirahuri ngo mpeze umwuka oya ndabihaze kabisa. Niyo nzamenyereye moto Tuzajya tujyana afate moto atujya imbere amere nko kwa Ndimbati tware imodoka yifatira moto. Urumva fisi ibishyimbo arya biruta inyama arya. Ku nyama arafuruta ariko ku bishyimbo birimo amakaroti. nibyo bye. Ku bishyimbo birimo amakaroti. Japo watandukiriye reka ntabwo natandukiriye. Kuwa mbere ni relax time. Ntabwo watangira uzinze iminyango urubanza rwa Preskide. Gutangira uwa mbere mu bishyimbo n'amakaroti. Reka gushimira. Oya. Akunda amashaza. Okay. Ariko ubundi ko abaye muri showbiz. Mu bamisi babaye inshuti zawe bari close ni bande? Oya ntabo. Ngewe Miss Marlene, Miss Heritage 2014 habuze gato nari kumwegukana. Hazamo ibintu by'ubunyamurenge habita bamujyana muri Amerika. Nakoze ku kibuga cy'indege. Ndamusuhuje musaza w'umutima Patrick twariganye. Mama we twarasenganye munyamasengesho. Ahantu wabikeshaga. Papa we yagiye mu bimbere umbwire ureke bakabavuga ngo baba kasansa. Papa we ni umudira. Okay. Umuryango wose wagiye muri Amerika na Patrick yagiye nawe. Akajyaza. Kara kanyamugi kamacacari. Kamutima. Kamutima. Miss 2015. Umwe wanze imodoka. Ego ntibya Miss byatangiye kera. Uri mu kumwe wanze imodoka ngo wamaye imodoka ishaje. Ndagushimiye. Aba mu Faransa. Ndabazi bakundwa Dorian. Bibiri ukuntu ivuga. Colombe. Bibiri iravuga Miss Colombe ni Miss 2015. Mama wa Colombe. No muririmbyi muri Kiliziya Kicukiro. Noneho uyu munsi ejo twize ko Bibiri ivuga ngo imigisha yacu ituruka mu gukunda abanzi bacu. Ngewe nkunda abanzi banjye ariko simbagira inshuti. Gukunda umuntu no kumugira inshuti biratandukanye cyane. Abanzi banjye bose ndabakunda cyane kuko Bibiri dusaba kubakunda ariko sinzabagira inshuti ziri close. Reka Imana ibarinde. Nta gihindutse muri iki cyumweru dushobora kuzakurikirana urubanza rwa IPRC. Kandi byanze bikunze iki cyumweru ariko oya reka tuzavuge ku wa 4 tuvuga ngo bizacura iki. Urakizi icyo tuzavuga nta kimenye n'abandi bakimenye. Imana ibarinde mwese.